Neza nitwa Ndizeye Bonheur. Muri iyi video ndabereka business 5 ushobora gutangiza amafaranga makeya ukiteza imbere gahoro gahoro. Ntugombe gutekereza kuba ufite amamiliyoni, tangira kuri bike ufite kandi uzatera imbere. Mu Kinyarwanda baravuga ngo ntawe uvuka ngo yuzure ingobyi. Nabera mubona bafite ama business manini burya batangiriye ku bintu bikeya. Reka dutangire kuri business ya mbere ushobora kuba wakora ikakubyarira inyungu. Ubucuruzi bw'imbuto cyangwa imboga ku muhanda cyangwa mu gasoko gato. Ufashe nk'amafaranga yawe 5,000 cyangwa 10,000 ukabishora mu mbuto, kugura imbuto cyangwa imboga. Hanyuma ukagenda ku mihanda cyangwa ahantu hakunze guhurira abantu benshi nko kuri za boutique cyangwa mu dusoko dutoya dutuye muri quartier. Byagufasha cyane kuba wabona inyungu ugatangira kuri ibyo bikenya, hanyuma uko ugenda uzamuka ukagenda waguka. Nabariya mujya mubona bafite ibintu bihambaye, abenshi muri bo baba baratangije amafaranga makeya cyane. Nawe rero uyafashe ibyo 5,000 cyangwa 10,000 ugatangirira ku mboga, ugacuruza ahantu hakunze guhurira abantu benshi. Nekereza yuko byazaguteza imbere cyane bikagukura mu bukene. Inama twakugira rero, tangiriza business yawe ahantu hahurira abantu benshi nko kuri za station cyangwa imbere ya za boutique. Ubona yuko hari boutique nyinshi zikunze kuba zidafite n'imboga. Ubaye ufite izo mboga hanze nk'ahantu hari boutique zirenga 1 cyangwa 2, ukazigurisha kuri abo bantu baba basohotse babuze imboga cyangwa n'abandi bantu, mbese umenyereza abantu yuko wowe uhorana imboga, bakazajya bahora baza kukureba. Business yawe yazakaguka cyane rwose ukaba umukire. Business ya kabiri ushobora kuba wakora ukoresheje amafaranga makeya, kugurisha amayinite n'amakarita yo guhamagara. Nta gishoro cyinshi bisaba, igishoro bisaba ni 10,000 gusa. Uramutse ufashe amafaranga 10,000 byawe ukatangira gucuruza amayinite cyangwa amakarita bahamagariraho, byagufasha cyane kubera yuko quartier nyinshi cyane cyane nko mu byaro ubusanga amayinite badakunze no kuyabona, ugasanga bajya kugura amayinite mu migi. Uramutse ufashe 10,000 byawe ukagenda, hanyuma ukazabitanga amayinite yawe muri quartier. Ndabizi abantu ntago ari benshi. Hari abantu rero usanga bari bafite simukada ya MTN gusa, kumva yuko yatunga amayinite cyangwa acuruza amayinite ya MTN gusa. Wowe ufashe 10,000 byawe ugakoresha simukadi zose, yaba Airtel cyangwa MTN. Aba Airtel bakunze kugorwa cyane no kubona amayinite kubera ko nta agent benshi bahari. Yacuruje rero abantu benshi bakazajya bakugana, biguteza imbere. Ura Airtel cyangwa MTN ukuntu zigenda zihemba nko ku munsi bitewe nuko wacuruje, baguha 2,000 byo kurya. Hanyuma nko ku kwezi bitewe n'uburyo wagiye ucuruza akagenda kugena amafaranga. Uko ugenda ukora cyane nuko abantu bagenda biyongera cyane, niko umushahara wawe wo kuri MTN cyangwa kuri Airtel ugenda waguka. Rero ufashe amafaranga ya 10,000 ukabishora mu gucuruza amayinite cyangwa amakarita yo guhamagara, waba umukire rwose. Inama twakugira, kora ku buryo uba hafi yaho hantu haboneka abantu benshi, cyangwa ukorane na mobile agents. Bano bantu usanga nyine baba agent, ugenda ukorana nabo. Bano bakora baba agent nyine ugakorana nabo, bizagufasha cyane kuba watera imbere. Reka tujye kuri business ya kabiri, ya gatatu. Tuvuye ku ya kabiri, tujye ku ya gatatu. Yagufasha cyane kandi bikagenda neza. Gukora juice, juice cyangwa wakora imiterere y'indimu n'izindi mbuto. Ubwo urumva ni ibintu bijyanye n'ama juice. Hanyuma wowe ugafata nk'indimu zawe cyangwa imyembe, hanyuma ugakora ama juice yawe.
biragufasha cyane kubera yuko abana benshi bakunda juice, hari n'abana bakuru bazinywa, hanyuma wowe ukazitangiza ku gishoro cy'ibihumbi 15 gusa. Icyo bigusaba ni ukugura imyembe, amasashi, hanyuma wowe ukabikora rwose neza. Uko utangiza bikeya, abantu buriya bagenda bagura gake gake, hanyuma wowe wazabona babaye benshi, hanyuma ukagenda waguka muri business zawe. Izi mujya mubona za Sana Juice, bara ntago bahise batangira direct ari company iremereye, ahubwo ni umuntu wagiye utangira utuntu duto, abana abakiriya agenda yaguka, none urebe ageze ku rwego rwo kugaburira igihugu cyose. Nawe rero uramutse ubikoze, ugakorera ku bintu bikeya, utangije 15 gusa, ukagura indimu, ukagura wenda imyembe mbese cyangwa amatunda, wowe ugakora umwihariko wawe, wazagenda waguka kandi byazagufasha cyane rwose. Inama twakugira: tangira mu gihe cy'akazuba. Mu gihe cy'akazuba abantu iyo bashyushye cyane bitewe n'umubiri wabo, baragira baba bakeneye icyo kunywa nyine kugira ngo bagabanye babalansinge ubushyuhe bwo mu mubiri nyine. Nawe rero uramutse ubikoze mu gihe cy'akazuba, ushobora kubona abakiriya benshi kandi bizaguteza imbere. Tugiye ku ya kane, kogereza abantu inkweto cyangwa gutunganya inkweto ntabwo bisaba amafaranga menshi, n'ibihumbi 5 rwose byagutangiriza business yawe. Kugura siraje, ukagura uburoso bw'inkweto, hanyuma ukicara ku muhanda cyangwa ahantu hakoze gura abantu benshi, mu gihe cyane mu gihe cy'ivumbi. Abakire urabizi, iyo ivumbi ryagiye ku nkweto zabo, baba bashaka umuntu bahanagurira inkweto zabo. Rero nta kindi bizagusaba, ni amazi, isabune, za siraje, noza wa muti basiga inkweto, n'ibihumbi 5 gusa, cyangwa akaba yanarenga, ariko ntabwo yagera mu 10, cyangwa ushobora no kujya mu 10,000. Ayo mafaranga rero ntabwo ari menshi cyane. Ugiye rero ukicara hariya ku mihanda, cyane ku minsi y'isoko bakunda gutambuka abantu benshi, bishobora kuba byagufasha ukagenda waguka. Uko abakiriya bagenda baza gahoro gahoro, uko ugenda utanga serivisi nziza, abakiriya bawe bazaguka kandi bizagufasha cyane rwose, ku buryo ushobora kuva ku muhanda ugashinga inzu izwi n'abantu benshi, abantu bakava kure baje gukoresha inkweto zabo cyangwa kuzihanaguza. Rero ntugasuzugure kariya kazi, ugakoze rwose byagufasha kandi nta n'igishoro cyinshi bisaba. Inama twakugira: banza ubikore neza ku bantu bake, bagushimire, bazakwamamariza, bazagenda bakuvuga ahandi, abandi bagende bakuvuga rwose muri wa muntu wakora neza inkweto, hanyuma bitume abantu bagenda baguka. Hanyuma tujye ku ya nyuma, kuri business ya nyuma ushobora kuba wakora, hanyuma ikakwagura, cyangwa ugatangira kuri dukenya, hanyuma ukagenda waguka. Gucuruza ibintu byoroheje kuri WhatsApp online, nk'amasabune, imyenda y'imbere, mbese ukagenda kuri online. Urareba, ubwo ni uburyo bwa marketing. Ushobora kuba ufite nk'imyenda, ucuruza nk'imyenda mikeya, hanyuma ukayishyira kuri ads. Ni nk'akantu kagufasha kuba wakamamaza business zawe online. Uzarebe hari ukuntu ujya ufungura yenda nko kuri YouTube, hanyuma amara gufunga kuri YouTube ukabona haje akantu gasa nk'ari kwamamaza, hasi kukubwira ngo skip cyangwa ngo utaruke. Nawe rero iyo ugiye kuri zira ads ugashyira ibicuruzwa byawe, barabikwamamariza cyane rwose, abantu benshi kandi abizi ko baza online cyangwa kuri za social media. Biragufasha cyane. Nta kindi kintu bisaba cyane. Igishoro biterwa n'icyo uhitamo. Ushobora gutangiza ku 10,000 gusa. Ushobora gutangiza 10,000 gusa, kubera yuko ikiza cy'ibi ngibi byo kuba wakamamaza online ufite imyenda, ushobora
ushobora gukora online ufite imyenda yawe, hanyuma online kuko nta nzu bigusaba, ushobora kuba uyifite umuntu uza kuba ufite inzu ucururizamo ariko ufite telefone yawe, ukaba ufite imyenda iwawe gusa, hanyuma uko bakwamamariza ukagenda ubashyira abantu imyenda, cyangwa hanyuma ukagenda uyibashyira kuko barakwamamariza cyane hariya kuri za social media. So wegura imyenda mikeya, hanyuma 10,000 ushobora kuba byagufasha kwamamariza cyane business yawe ikaba yamenyekana. Inama rero twakugira, fata amafoto meza ukoresheje status ya WhatsApp buri munsi, hanyuma ugenda ubishyira kuri status yawe ya WhatsApp, kuri za abakoresha Instagram, abakoresha za Twitter, abakoresha za Facebook, ukabishyira kuri status yawe, hanyuma abantu bakagenda bamenya business yawe, hanyuma ukagenda harabaza kukureba iwawe, ushobora kuba wayishyira. Biragufasha cyane. Ibi ngibi bitanu nubikora, amafaranga menshi bisaba, nubikora mwijeje yuko uzatera imbere ukava ku rwego rumwe ukajya ku rundi. Bari abantu mujya mubona b'abakire b'abahirwe, ntago batangiriye ku bintu byinshi. Abenshi muri bo kereka abavutse basanga iwabo batunze, bo birumvikana bo bahita bakira ako kanya, ariko wavutse asanga iwabo bakennye nabo bishakisha. Kora ibi ngibi rwose, nta handi uteze kuzakura igishoro cyangwa ngo utegereje ngo ibintu bizava mu ijuru, ahubwo koresha ubwonko bwawe ukore muri ibi ngibi tukubwiye, bizagufasha cyane gutera imbere. Dusoza, noneho ubona ko ushobora gutangira business yawe ku mafaranga makeya. Ntugatinye gutangira, watangira buhoro kandi byagufasha. Niba wifuza andi mafoto, tips, cyangwa se uko wakwagura ibyo watangiye, kora subscribe, usige comment, kandi uzarebe na video izakurikira. Mugire amahoro, bifuje imigisha ndetse n'amahirwe uzabikora, kandi abizi yuko bizakunda. Gahoro nirwo rugendo. Abaswahili nibo bavuga ngo pole pole ni mwendo. Murakoze.